Yes, ndabasuje kandi mbaye ikaze mwebwe mukoje kubana natwe kuri Demi Empire. Mbashimira mu by'ukuri ibikorwa mudahwema kutugaragariza. Mbifurije umwaka mushya muhire wa 2025, mu by'ukuri uzabera umwaka w'umugisha, ishya n'ihirwe ndetse no kugera kuri byinshi bizaba mwahigiye. Ni inkuru dukesha Bwiza, ikinyamakuru Bwiza, inkuru igira iti Rubavu abarwanyi batatu ba FDLR bishyikirije cyangwa se bizanye kuri RDF n'intwaro zabo. Mu by'ukuri ni ikintu kidasanzwe kibaho. Iyi nkuru ifite umutwe ugira uti abarwanyi batatu bo muri FDLR irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda bambutse umupaka uhuza u Rwanda na RDC cyangwa se Congo, bishyikiriza igisirikare cy'u Rwanda bitwaje intwaro zabo n'icyombo cy'itumanaho. Ikimenyetso gikomeye mu by'ukuri cy'ubushobozi ndetse n'ukuri kw'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru dukesha Bwiza cyangwa se Bwiza ivana mu butabera mu murenge wa Busasamana, nuko bambutse muri iki gitondo cyo kuwa kabiri tariki 7 Mutarama 2025 mu masaha ya saa moya z'igitondo, banyuze mu kibaya gihuza ibihugu byombi, bambukira mu mudugudu wa Kigezi, akagari ka Kageshi, umurenge wa Busasamana. Umuturage wahaye Bwiza amakuru yagize ati bambutse ari batatu bambaye impuzankano bikekwa ko byambarwa na FDLR, bitwaje imbunda eshatu n'icyombo cy'itumanaho, aho barwaniraga ahitwa Kibati ku kirunga cya Nyiragongo. Abaturage kandi batangarije Bwiza ko aba barwanyi bafitwe na RDF. Muri aba barwanyi kandi babiri muri bo bakomoka mu kagari ka Gacurabwenge wo mu mudugudu wa Kanyabijumba, mu gihe umwe muri bo akomoka mu kagari ka Kageshi wo mu mudugudu wa Kagezi. Kariba Antoine, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Busasamana, yatangarije Bwiza ko ayo makuru atarayamenya. Ati ayo makuru ntabwo ndayamenya, ngiye kubikurikirana menye niba koko ariko bimeze. Mu mpera za 2024 nibwo guverineri w'intara y'Iburengerazuba Ntibitura Jean Bosco mu nama yagiranye n'abaturage cyangwa se n'abaturiye ikibaya gihuza u Rwanda na RDC, yanenze ababyeyi bareberera abana bajya mu mitwe yitwaje intwaro ikorera muri RDC, abasaba kubaganiriza bagataha. Kuva kuri 16 Ugushyingo 2024 kandi nabwo ingabo z'u Rwanda zo muri pozisiyo ya Muti zafashe umwe mu barwanyi ba FARDC wari winjiye ku butaka bw'u Rwanda afite intwaro. Bwiza imenya amakuru ko yavukaga mu murenge wa Cyanzarwe. Ngira ngo ni inkuru mu by'ukuri buri wese yakumva imva n'imvano ndetse n'inkomoko yayo. Urumva abenshi n'ubundi ni bamwe mu bana b'Abanyarwanda bagenda bagaturuka igihugu bakajya mu mitwe yitwaje intwaro. Ari naho guverineri yabwiriye abaturage, akabwira ati mu by'ukuri ni ikimwaro, ni igisebo gufata abana bacu, abana b'igihugu, bakaba ari bo bahindukira bakajya gukorana n'imitwe yitwaje intwaro, mu by'ukuri bagamije kuza gusenya urwababyaye.
ngira ngo abanyarwanda aho baherereye mu bihugu bigiye bitandukanye ntabwo bashobora kureberera uwo ari we wese wagira icyo agaragaza cyangwa se wagambirira gusenya igihugu, gutera igihugu ngo mu by'ukuri amubembekereze cyangwa se amwihanganire. Aho uri hose rero ukwiye gutanga amakuru ku gihe ku cyahungabanya umutekano w'igihugu. Ukwiye gutanga amakuru ku gihe ko ari wowe wese watekereza kugira nabi igihugu. Igihugu ni umubyeyi. Niyo mpamvu aho waba uherereye hose ukwiye kwita ku gihugu, ukwiye kwita ku mutekano w'igihugu. Igihugu is motherland. Niyo mpamvu tukita umubyeyi. So rero ngira ngo ni ikibazo gikomeye, ni ikibazo umunyarwanda aho aherereye hose akwiye kugiramo uruhare. Ndabashimiye rero, nshimye ko twabanye. Iki kiganiro wacyumva uri hanze y'igihugu, waba ucyumva uri muri iyo mitwe yitwaje intwaro, mu by'ukuri ndagira ngo nkubwire ko wowe utekereza utyo utabigeraho. Igihugu kirubatse, igihugu baracyubatse, igihugu cyubatse mu buryo butamenwa. Ntabwo ibyo bintu utekereza byagerwaho. Abo bakoshye, abakubwira ko byakunda, baragushuka. Ngwino ugaruke mu gihugu, ngwino bagutuze, ngwino bakwereka ibyo ukora, ngwino uve mu kurara amashyamba, mu kurara amajoro, ugana igihugu cyakubyaye, ubeho mu mudendezo. So ndabashimiye rero mwese, Imana ibahe umugisha kandi mukomeze kugubwa neza. Ubona ari icyifuzo watugezaho cyangwa igitekerezo, twandikira muri comment kugira ngo tujye turushaho kubana umunsi ku wundi. Ciao ciao, Imana ibahe umugisha.